arenge ashyira amaso ashyireho icyerekezo kirekire kirambye yivane mu by'amoko ashyire mu buryo bw'abarundi bagomba kubana batagendeye ku moko. I Burundi ni ibisanzwe ntabwo perezida rwose azavaho kuri imanza ngeye yobore nuko mbibona cyeka abarundi buryo bwihariye ariko mu buryo tumenyereye aziyamaza byanyoreshwa ajyeho yongera atorwe ariko nyine igihugu gikomeza gikubitike. Ubusanzwe Tshisekedi nabisobanuye ntabwo imana azayifata usibye ko ntegeko shinga ryabo nubundi ritamwemerera kongera kuyobora ariko azaporonja azasunikiramo kugira ngo uko mbibona ajya nshaka impamvu zigaragaza yuko amatora atagenda neza umusunike bafata nk'undi mwaka bito byajya mu buryo ariko nuko mbibona. Yes, twongeye kugusuza ukurikiye UNAP TV. Ubu no mwanya none twongeye kugaruka tukabana namwe mu biganiro bitandukanye nkuko bisanzwe mumaze kutumenyera. Nge nitwa Moses Fariu ndi kumwe na Andrew Bakunda kuri UNAP TV. Nizere ko maze kumenyera muri benshi kandi tumaze natwe kugenda tubabona ko mudukurikira amanywa nijoro. Buriya ngiye sinjya gucisha amaso ngo ngiye kureba comment mu biganiro byacu. Andrew nawe ujye ubikora ukanyuzamo amaso cyane ose tarebye ibyo bakunze batubwiye cyane bafite ikibazo niko bimeze. Rero turabashimira mwebwe mukomeza kutugaragaza ko tuba turi kumwe ibihe byose ariko uyu munsi twifuje kongera kugaruka none ko twabyemeje kuvuga kuri politike yo mu karere y'ibiyaga bigari. Ni ubwo tubyita kari mu karere East Africa bavuga East Africa muri East Africa nabonye wanditse ngo ibiyaga bigari ari barakotoye rwose ubu turabihindura ni muri East Africa ase cyangwa ubundi buryo bundi wabivugamo. Iyo tuvuze East Africa tuvugamo ibihugu ubu ngubu ni ibihugu bingahe? Tumva ari 7 byari ibidukikije ni 4 dufite mu Rwanda Uganda Kenya Tanzania ubu ni bingasi 4 Congo ndumva ari Burundi na South Sudan ni 7 na Zambia Somalia yaje bose muri East Africa. Ni Somalia ni ngere nyuzemo amaso ndebe neza ariko nyine uyu munsi twemeje kuvuga ku Burundi na Congo. Murabizi tugenda dutanga predictions cyangwa se uko tubitekereza nuko tubibona y'ibijyanye kuri ubu ngubu turi kuvuga kuri manda z'aba president bagize ibihugu byacu bya East Africa muri aka karere turimo. Twagiye tugenekereza bitewe n'ibihari bivugwa biri hanze uburyo politike yitwara uburyo bayituyobora ariko noneho tugeze ku Burundi dufitemo president Neva babitiriye ka Neva karaka Evariste Ndayishimiye ariko ubundi Neva ryaturitse kuki nge Neva nkabazi yiko akantu kagasirino karaho ariko sinzi ngo yahoze yitwa Neva akiri no mu gisirikare rero nagatazano kakomeje karakura ariko nge Neva ari imini Ndayishimiye na Evariste Ndayishimiye Evariste kavuga Neva ira eni akongera agatandukanya akongera akavuga Evariste na Neva kabihuza ku bantu babikurikiye cyane batwandikiye muri comment ni impine ni eni itangira Ndayishimiye na ira v itangira Evariste Neva eni ya Ndayishimiye Eva ya Evariste bikaba Neva apo ubwo ubwo nibyo njye nuko nabitekereje ariko niba atari byo simbizi Neva ubwo ni nyakubahwa mu gihugu cy'u Burundi perezida ubu ngubu uri kuri manda ubu ni yakangahe ni ya mbere bikaba byadogereye gutya ni manda imwe ayoboye kuko yagiyeho asimbura wapfuye witabye Imana inkuru nziza Petero inkuru nziza asimburwa rero na buriya Nkurunziza yapfuye uyu ngo atararahira kuko amatora yarangiye yego asa nkayarangiye yego nuko bimeze rero mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi ni igihugu cyagiye kigira president ariko abaturage batagiye bimvamo mu buryo bwose. Ni igihugu kitagize umupresident uri stable niko mba ariko nabyita uri stable ngo igihugu bose bamwiyumvemo bose abaturage.
bitandukanye n'ibihugu bimwe na bimwe muri East Africa byo bakira umuperezida uko ari bakamwishimira bakamujya inyuma ariko ugasanga mu Burundi hahura n'ibibazo kubera iki biterwa n'iki ubibona gute Burundi bufite ibikiye kibazo kidashira i Burundi ikibazo cyabo gisa nkaho cyubakiye politiki yabo yubakiye ku macakubiri ni ikibazo cyabo kiri ni ukuvuga ngo habuze perezida uza ku butegetsi ngo nahagera arenge ashyira amaso ashyireho icyerekezo kirekire kirambye yivane mu by'amoko ashyire mu buryo bw'abarundi bagomba kubana batagendeye ku moko uyu munsi n'ibihugu kivuga ngo dufite bakigenda kuri pansete mu ijanisha ngo mu gisirikare ngo abahutu bakagomba kungana gutya ngo abatutsi bakangana gutya aho rwose ngo muri politike ngo kandi ngo abahutu ni benshi ngo reka tuburinganize baracyajya ngo 60% y'abahutu ngo na 40% mu batutsi ibyo bintu kimeze gutyo rero cyari ikibazo njye nkabona aho ikibazo ko aho kiri ni ukuvuga ngo uriya perezida wavuyeho Nkurunziza muri manda ya mbere kuko yabaye manda 3 hayo yihaye yego hariyo manda yafashe ya gatatu wari yateje ibibazo byinshi itaravuzweho rumwe n'abaturage b'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abanyapolitiki batandukanye iteza n'ibibazo byinshi iteza n'impunzi nyinshi hanyuma rero akabaho izindi ebyiri yari afite imbere isa nkaho bemera ko zazivura itegeko ariko ngira ngo yagiyeho ati bari abantu bari inyeshyamba yego hanyuma igihe cya Buyoya aza ku matora Nkurunziza aramutsinda habayeho ngo gutaha ibigo mishyikirano Buyoya aza kuvuga yatsinzwe yenda yaratsinzwe kuko ariko nawe nubwo yapfuye ntabwo yigize kurekura ubutegetsi ntabwo byavuzweho rumwe n'abaturage babo kubabona ko bagambaniye kandi koko byaje kubangira ko bigenze nuvuga ngo we yumvaga gutanga amahoro i Burundi kugira ngo amacakubiri avemo hagiye habo bari abantu barwanyaga bagafatanya bakagira igihugu byuvaga bizoroha none Nkurunziza ageze ku butegetsi abitangira mu mujyo usa nkaho ari mwiza ariko urebye byo kujijisha kugira ngo abanze yigarurire abaturage amarangamutima y'abaturage asa nkaho nabigezeho abaturage basaga batangiye kumwiyumvamo ariko habwo we arimo gucengeza amacakubiri kurushaho kumwibanga mu buryo bworoshye mu kirokore dore ko iwacu muri Afurika iri mu kirokore abantu bagendera mu kigara ari benshi umukozi w'Imana ngo yahometswe n'Imana rwose buriya ariko iyo Mana yahomuhometse baje kubona yabagejeje hanyuma rero sinshaka kwetendaho cyane hajyaho manda ko zajya zikurikirana manda gatatu nayo twavuga yihaye cyangwa se itabivuga ngo n'umwe n'abaturage b'u Burundi iteza ibibazo bikomeye cyane iteje ibibazo bikomeye bisa nkaho yayoboye nayo imugoye twajemo n'amakudeta agapfuba bikomeza gutyo yayoboye ari muri stress yego hanyuma rero mu kuva ku butegetsi asigaho Nkurunziza nako asigaho Neva ari we Neva rero yayoboraga umutwe wa politiki wabo uri ku butegetsi weburaga umutwe wa politiki yego wabo uri ku butegetsi ubwo ni ishyaka se yego yeburaga ishyaka ryabo riri ku butegetsi hanyuma bamuta nk'umukandida ishyaka yamuta nk'umukandida byumvikane ko n'uwo waza ari perezida wabo Nkurunziza nayo yamutanzeho umukandida amufasha kumwamamaza ajyaho ariko abantu benshi haba abaturage haba abanyapolitike mu karere cyangwa n'abatari mu karere basa nk'amutezaho impinduka yego ati yenda bwabonye amakosa cyangwa se amafuti yabaye imbere ashaka kuza akagira icyo yakosora kugira ngo Burundi bwakire ku bumwe bugira amahoro arambye ntabwo ariko byagenze yego ahubwo noneho yaje ari hanyuma y'uwasimbuye
aza yicaza twikaza arimbura cyokora ahubwo si ubwo agira impano ngewe mba nagira impano yo kuba umukomediyeni mwiza kandi akaba umukomediyeni ibanda kuganira ku mvugo z'ibiryo zo kwirira zo kurya ubuzima mbona ngewe ndiwe ahubwo nakwishimye nka krebe y'abantu barya mu Burundi cyangwa akajya muri minisante yabo minisante ubwo nubuvuzi Minisiteri y'ubuhinzi yenda n'ubworozi kunze vuga ngo yajya muri minagiri yaho ubwo ari minagiri simbizi n'igisa n'ibyo sinzi ko nabo babyita n'igisa n'ibyo nigize ko vavanga afite ubworozi bw'amasazi yego ni byinshi yavuze yagiye hari ariko ibyo sinye ndeba cyane ndareba uburyo bw'abaturage uburyo babonamo igisubizo cy'u Burundi Burundi muri kano karere ni kimwe mu bihugu bifite ibibazo byinshi niba yabonye hasohotse urutonde rw'abaperezida muri Afurika ko bagiye nibagiye ikigo cyabisohoye ikihe cy'ubushakashatsi ku baperezida bakunzwe n'ibihugu byabo cyangwa se bafite ikigezo gihamye mu bihugu byabo n'abanyuma bavuga ari kijyana cyangwa bakunzwe n'abaturage babo bafite icyizere perezida Kagame yaje ku mwanya wa mbere muri Afurika yego bakoreye ubushakashatsi ku baturage 150 Kagame yaje ku mwanya wa mbere muri Afurika n'amanota 92 ariko hanyuma muri Afurika ni umurundi afite amanota 2 ngira ngo ariko si ubwo ariko ntujye kure na mugenzi we twaza kumuvugaho nawe wa Kongo nawe barakurikirana ubwo nawe ne abanziriza wa nyuma na wa kabiri uturutse inyuma yego rero bivuze kiriya gihugu ni igihugu gifite ibibazo ibyo bifite aho bihuriye n'ubuyobozi bafite n'ubukene ni igihugu gisaba kwicara neza bakitekerezaho bakamenya aho bashaka kugana haba kubanye n'amahanga haba no ku bukungu haba n'imbere mu gihugu cyabo kubanisha neza cyangwa se guhuza abaturage bakagira imvugo imwe iboneye bitwara igihe biranavuna bisaba kwihangana ariko mbona we ntabwo ari perezida ufite ubushobozi byandashaka ko ufite nabyirengagiza cyangwa se imiterere ye n'impano afite ntabwo ibibona yego ariko Burundi ni igihugu gikeneye kwicara kigashyira ingamba zikomeye z'icyerekezo cy'igihe kirekire bakubaka ubumwe bw'abarundi ibyo nibyo bizabaviramo kubaka ubukungu bwabo ni nabyo bizabaviramo kugira igihugu gifite politiki nziza mu buryo mpuzamahanga nuko mbibona ku Burundi aho se ntubona hari ubwo utekereza ko tukiri kuri manda sibyo hari uburyo abaperezida nyine basimburana bitewe n'uburyo yabatowe unabivuze neza ku rutonde yaje ari ku bantu ba nyuma batishimiwe n'abaturage nyine badakunzwe mu gihugu cyabo banayobora aho ntago ishyaka yari ayoboye rifitanye isano n'imiyoborere mibi mu gihugu cyabo of course birumvikana n'ubundi ubwo ngubwo no uvuga ngo umutwe wa politiki wawe uri ku butegetsi umujyo nuwo kuko niyo wa mbere yaraje tukabona ibyo n'uwa kabiri akaza tukabona noneho ibira nyuma y'ibyo wagiye yego bikweka neza umurongo wa politiki wabo ushingiye ku ishyaka ryabo riri ku butegetsi hanyuma rero reka nkubaze nanjye ikibazo cy'amatsiko tunakomeza n'ubundi niho tuganisha yego ubu turimo turibaza manda ikurikira mu gihe manda yarangiye yego urabona azasubira ku butegetsi azabusubiraho ese urabona ibibazo bizakemuka cyangwa bizakomeza biri mu gihugu cy'u Burundi biziyongera ubona amaherezo kugira ngo igihugu cy'u Burundi byibuze kibe kuri stable byibuze urumva bifata igihe ariko byibuze haboneka impinduka ubona bisaba ko bizagenda bitewe ubibona ute ushize mu mboni z'amaso yawe njye mbona asa nkaho bigoranyemo kuko biragoye ko umutwe wa politiki uri ku butegetsi n'abaperezida baho ushaka kuwukuraho nta wundi bahanganye ntabyo mbona i Burundi no bahanganye bawagize impunzi barangara barabangaza
biragoye ko babona abandi bashobora kubashegesha mu Burundi ko biyamamaje. Kandi nta nubwo mbona ko hari n'ubushake bwa politiki bwo kugira ngo yenda bahindure. Birashoboka yuko yenda koko ushatse kuvuga ko nta demokarasi ihari, icyo twita demokarasi kuko politiki ijambo rya demokarasi uburyo rikunze gukoreshwa mu mvugo n'uburyo ndibonaho ngewe nkuze no kuvusa ngaho n'ibitandukanyemo biratandukanye. wowe bibona ute? Demokarasi yo muri isi nayo hari ukundi kuntu nyibona. Yego, kuko hari ibihugu bivuga ko demokarasi yabo ari uko umuntu akora imeze nka biriya. Akajya abaturage bigaragambya, bakajya mu mihanda nzakomesa, bakagira ubundi kuba igihugu gifite umutwe ngo ngibonera kure bwabyo. Ni ikibazo. Bonera kure, ntera hamwe, ibintu bifitanye isano ntabwo bikwiye ko byakabayeho, ariko mu gihe kibifite ngo bahisemo umurongo wabo. Ariko ngewe mbona yuko bizagorana, bityo rero manda ye butaza yifata kuko ntabwo mbona i Burundi hari undi mupoza abandi bafite imbaraga ku buryo bakora ku butegetsi. Ariko nanone kudahinduka mbona bizaba bikurushaho. Cyokora baramutse manda irangiye bakishakamo igisubizo, manda ikurikiyeho akavuga ati none iyi manda niyo gushaka ibisubizo kuko ntiyabikemura, niyo kwicara tugasetinga gushaka ibisubizo by'u Burundi, twakwivanga muri politiki z'akarere. Ntabwo tureke ubundi twugajwe n'ubukene, twakora iki twiteza imbere abarundi ko dufite impunzi nyinshi, byatewe n'iki se bataha, kugira ngo abarundi bagire umubano mwiza n'ibindi bihugu kandi n'abaturage babane neza, byagenda bite? Bakicara bakabishakira igisubizo. Nkeka yuko yenda aho byazatanga umusaruro ako mu myaka myinshi. Ariko kuri iyi manda yo azayifata, ahubwo kuyifata si uko ayikwiriye, ahubwo ni amabura kindi abundi bafite. buriya rero nanjye reka nanzure uko mbyumva nkurikije n'uburyo wahereye usesengura politiki y'u Burundi uburyo iteye, n'abari ku butegetsi ubu nibo bafitemo uruhare kugira ngo n'abandi bawupoza cyangwa se abandi baturage b'abarundi babe barangaye mu bindi bihugu. Nko mu Rwanda iwacu turafite benshi cyane ko tunavuga ururimi rujya kumera kimwe, turumvikana. Ariko rero ngiye uko mbibona nanjye, mu gihe iryo shyaka rikiri ku butegetsi bigaragare ko abantu bose bo muri iryo shyaka bumva kimwe, banatekereza kimwe, bafite umujyo umwe. Ni ukuvuga ngo iryo shyaka riyobowe na Neva byanahoze ari uriyoboye icyo gihe ari nawe perezida ubu, uko yitwara ntabwo ari we ubitekereza ku giti cye, byanze bikuzagira n'abamugira inama. Reka nkubwire, Neva ari mu mujyo mwiza w'Ababirigi kandi umuntu uyoboye akiri umujyo w'Ababirigi biragoye ko ahantu hayobora haba amahoro n'iterambere. Ese buriya ruzi ko muri 72 hagomba kuba kudeta i Burundi, hano i Burundi aha turi mu Rwanda. Oya, i Burundi hagomba kuba harabaye kudeta muri 72. Ego y'inyeshyamba. Ese izo nyeshyamba zari bahari? Hanyuma byari nta nyeshyamba, byari ibimera aho ngaho utamenye, ariko hagati habayemo n'ubundi byarangiye imicombero biguyemo, imicombero nubwo byishwemo, ariko kudeta ntiyakunda. Ariko noneho byari uherekane ko no mu Rwanda i Burundi haba kudeta 72, mu Rwanda 73. Mu Rwanda ho isibo nibwo Habyarimana yagize kutegetse kwisa kudeta kayibanda. I Burundi rero bacyaye muri uwo mujyo. Urumva? Rero umuntu ugifite imihoro imeze gutyo nahise igeze uyu munsi biragoye kubonamo igisubizo cy'amahoro n'amajyambere. Urakoze cyane, ibindi tubiharurira abantu muri comment. Tunyarukire muri Kongo. Tunyarukiye muri Kongo ho byo byaradogereye kuva kera. Harimo byinshi cyane bitanavugwaho rumwe ku isi yose. Nk'ejo bundi ho perezida yagiye muri Amerika, perezida wabo Tshisekedi ageze muri Amerika akoresha inama, noneho yari yarakoze amatsinda n'amazina y'abantu batemeye kwinjira, avuga ati ubu bwoko ubu n'ubu ntabwo mushaka muri no nama.
babona n'umuntu aturiye hari no hanze amashusho yagiye hanze abantu benshi ku mbuga mubikurikira mwabibona hari abo bagiye basohora aturiye asa n'umunyarwanda aturiye asa n'amakenga ni mu musore byonyine urumva ko igihugu cy'u Burundi tuvuyeho gifite isano na Kongo ku bijyanye n'ingengabitekerezo aho abona ariyo mpamvu na Kongo itameze neza. Kongo yo Kongo ifite ibibazo byayo bisa nkaho yego rega biye bihugu byacu n'u Rwanda usibye ko twageze amahirwe tukajya president reba kure n'u Rwanda niwo mujyi gwari mu myaka yashize mbere ya jenoside urabihuza na Kongo mbiri yego ntabwo ntujye kure n'ubundi abantu bo mu Babirigi umujyi n'umwe umujyi wabo niyo gabitekerezo hari Burundi mbirigi akaba na Kongo mbirigi ni bimwe ushatse twabyita bitandukanye yego kera yaga numva data none cyamufite ya niba ashaka inka ajya kwica iyindi akahita ukatava mu birigi we ngiyi ntimbirigi yaga numva abasaza batugana ngo we inka yakwica indi atava mu birigi we noneho ko nari umwana ntabwo nzi icyo bivuze haroze mu birigi n'iki kucya tukana ahita inka mu birigi rimwe na rimwe nkabivuga mbitutse inka ariko niganye data ariko ntazi icyo bisobanura by'ukuri inyito ariko kugenda uko urogene uhura nabyo abantu bari muri uwo mujyo bacyaye muri uwo mwanda nyine amacakubiri ubwicanyi ukabura Ababirigi babaze ko amacakubiri n'ubwo ashingiye ku bwicanyi n'ibindi se gutyo ari bwo buryo bwonyine bashaka kubaho neza Ababirigi mu nyungu zabo bwite kuko ni wabagiramo amacakubiri y'amoko rero ikibazo kiri aho ngaho ariko Kongo yo ishobora gukira vuba kurusha n'u Burundi ishingiye ku kirevolisiyo iterambere rye Kongo ifite amacakubiri kuko Tshisekedi ararwana n'umutima ararwana n'ubwo afite n'ubwoba niyo mpamvu abona n'igiti kinyeganyeze akavuga ati barangije cyangwa barasimbuye agatabaza akabona umuntu wese ngo amakenga ati ntigireyo amubonamo amakenga aramutinya ariko bira n'ubwoba bw'abaringa bwo buzi ariko nanone birangira biba ari politiki mbi iyo utangiye gufata abaturage bawe ukabashyira amacakubiri rimwe na rimwe ubaziza undi muntu bahanganye nawe yego na Tshisekedi n'uwo muntu nawe kandi ari umukongomani sibyo n'abari abakongomani ukumva ko abantu bose basa n'uwo muntu cyangwa bafite isano y'ubwoko n'abari ari bumwe n'uriya cyambere uba watsinzwe tayari yego icya kabiri sibyo no gutsindwa muri ubwo buryo Tshisekedi warabizi neza usibye ko na manda irangiye yego itegeko ryabo shinga ritamwemerera gufata indi manda n'ubusanzwe arabizi ko ashaka kugira ngo arimo arasama ngo rero ko arangiza manda kiri ku butegetsi gusa ariko arabizi ko ntacyo azahindura ntacyo azanageraho kandi arabikubwiye ngo ushinzwe amubwira ko imyaka ingahe wampaye imyaka ni ibiri mubwira ngo warambwiye uti igihugu kizaba cyahindutse ariko washatse kuntu simbukirirwa mu kareba ibibera tuzajyanayo kamera mu minsi mike abahungu barimo bubatse inzego mu buryo bushoboka bubatse barimo barubaka imihanda bro n'ahantu bigeze barimo barubaka imihanda kubera remezo kandi ntago batanga amasoko yo gukora imihanda nta nubwo umuntu wubatse rero ntiyakwemera ko umusenyera mubwire se abantu bategereje ngo bazabegiye ngo cyayi ngo itangaze ngo Kongo ngo maze gucikamo kabiri Kongo cizimo kabiri kera yararangije kandi Tshisekedi no yicemo kabiri niwe wabikoze niwe byikoreye ariko wowe tekerezaho umuntu afashe avuze ngo abantu bakorera cyangwa batuye mu gace kafashwe M23 amafaranga yanyu tuyabo tuyatesha agaciro ntiyemewe imisoro biteye gutya twongera kubahemba igihugu umaze kugicuma wowe ubwawe yarabyikoreye yabahaye imbaraga yenda batari banafite aho birumvikana rwose ariko ngo nakubwira ngo mwigenge ntitubareba Tshisekedi yo gusaba ubutegetsi bw'inta bihari icyo ashaka kwa na kimwe ashaka kuyitinza amanda gutinza amanda akavuga ati kuko turi mu ntambara two kujya mu matora agasunika nk'umwaka wose asunika akariya muri ati matora ntiyagenda neza badutera kuri site badutera abaturage akagaragaza impungenge muri ku isi icyo cyonyine cyo yakora
naho byo kuvuga ngo manda ye azayijyamo iyo ntayo. Azava ku butegetsi. Icya kabiri, umuntu uzaza ku butegetsi muri Kongo azaza noneho ari we urangiza byose, ubyica cyangwa ukemura ibibazo. nibo noneho bizageraho neza, azavaho byemejwe neza ko M23 yigenze, Masisi zigenze, Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru zabaye ikwazo nkuko twumva Zanzibar, niko mbibona na Tanzania. nkuko mbona ni icyo gihugu nibishije ni Zambia na ki Somaliland hariho Somaliland na Somalia. buriya Somaliland isa nkaho yigenga, ifite rafanga yayo, ifite idarapo ryayo, ifite n'abaminisitiri ya guverinoma yabo, ifite n'amazambasade, n'ibyo bihugu by'Uburayi bibeshya bifite za ambasade, ariko muri Loni ntiyemewe. urumva bizarangira M23 ibyo ngibyo ndabona mu gice kiva Amajyaruguru kiva Amajyepfo, ibyo bintu bashobora kuba bageze nka 70% kuri Somaliland. Ubwo ikigaragara muri izi politike mbirigi niko twazise uyu munsi, wenda batwihanganira batabyumva, abandi nako binameze, ariko twebwe niko tubibona. Muri iyi systeme ya mbirigi, tuvuge Burundi mbirigi, Kongo mbirigi, mu gihe ahantu hari umubirigi ngo nta mahoro. Ariko se reka ngurugero, ubu ntabwo dufite ababirigi barimo gukina hano mu Rwanda ku magare, ntibahejwe n'igihugu cyabo, yego, ndetse ntabwo barimo kwitwara neza cyane. Igitangaje mu nteko nshinga amategeko dufite umudepite n'abandi n'akandi gatsiko k'ababirigi b'abayobozi barimo kurwanya ibyabo umukino w'isi w'amagare mu Rwanda. Yego, mufite nk'ababirigi bo muri bo, imiterere yabo bagizwe n'amacakubiri, nta keza k'ababirigi. rero uramutse uyoboye ukorana ushingiye ku babirigi n'imikorere yose, uza cyeka niba uhisemo kubakira ku macakubiri, niba utayemo kugenda ku macakubiri, ntabwo uzakwana n'ababirigi. Ugiye kumpuriza ijambo rimwe tunasoza, umpurize ibihugu byombi uko ari bibiri, uvuga uti mu ncamake ndabona Uburundi bizarangira gutya mu ncamake, na Kongo bizarangira gutyo mu ncamake, hanyuma tunatanga inama kuri manda yo kurikiraho se. Iyi manda ikurikiyeho Abarundi perezida wabo azayifata, yego, 90%. kubwo impamvu twasobanuye haruguru, nta wundi muntu hari, niyo ngibyo bose, nta wahinduye icyo na kimwe. imiyoborere mibi ifitiye niyo ngiyo, cyo kuba azakina kurushaho ko naducyavanaga muri Kongo atakituvanayo, kuko nta ingabo ziri zavuyeyo. ejo bundi bishamakanya bafashe hafi Uvira ashaka gutwara njyana amakamyo ya zahabu, bamwambuye nibiyajya mutumye bahariya bana kuvuga ngo yafatagamo duke. I Burundi ni bisanzwe, ntabwo perezida rwose azavaho kuri imanza ngeye yobore, nuko mbibona, cyeka abahuri buryo bwihariye, ariko mu buryo tumenyereye aziyamaza byanyoreshwa, ajyeho yongera atorwe, ariko nyine igihugu gikomeza gikubitike. Hanyuma Kongo yo ubusanzwe Tshisekedi nabisobanuye, nta gimana azayifata, usibye ko n'itegeko nshinga ryabo n'ubundi ritamwemerera kongera kuyobora, ariko azaporonja, azasunikiramo kugira ngo uko mbibona ajya nshaka impamvu zigaragaza yuko amatora atagenda neza, umusunike bafata nk'undi mwaka bito byajya mu buryo. Ariko nuko mbibona ku bihugu byombi ko imana zikurikiyeho izi ngizi ziri imbere yabo zigiye kuza vuba ahangaha. Murakoze cyane. Urakoze cyane Andrew kubw'uyu munsi, ariko twibutse abantu badukurikira ko hari bakunda estate ndetse n'abakunda motors, ubwo baduhamagara kuri 0788 yego 48 62 yego 62, tukabafasha kubaha imodoka zigurishwa, zikodeshwa, ndetse n'ubutaka n'amazu bigurishwa bikodeshwa. Murakoze cyane, tubahaye ikaze iwacu, turabakunda. Murakoze cyane Imana n'Imana. Namwe Kongo ifite amacakubiri, kuko ubu Tshisekedi ararwana n'umutima, ararwana n'ubwo afite n'ubwoba, niyo mpamvu abona n'igiti kinyeganyeze akavuga ati barangije cyangwa barasimbuye, agatabaza akabona umuntu wese ngo amakenga ati ntigireyo.